imbaraga yose y'umwanzi yari yagurutse kumira ubuzima bwe ntabwo akigiye muri koma. Ibi byasamiraga ndabihagaritse. Soka muri we mu izina rya Yesu. Soka muri we, soka mu mutima we, soka mu bitekerezo bye. Ntabwo uzamutwara, arabaho. Bafite uko hari igisuzuguro nabonye Imana ikwambura. Ndabwirwa ngo Imana igukweye igisuzuguriro. Imana irambwiye ngo wakuroze yari yaguhaye iminsi. Imana iguhaye imyaka yo kurama. Imana iguhaye imyaka yo kubaho. Imana iguhaye imyaka yo gukomera. Imana iguhaye imyaka yo kwaguka. Imana iguhaye imyaka yo kurama. Delikasito tili wala sidebo. Eni washita tia. Mbwirwa ikintu gikomeye. Ndabwirwa ngo ubucuruzi bwawe babugiriye Tanzania. Ibyo bakoresheje babikuye Tanzania. Baragenda baraza, barabikora. Dore ahantu babicishije. Mbwirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo ikuvanye mu rungabangabo. Irambwira ngo uhereye umunsi Imana iguciriye inzira. Ntabwo uzongera kubaho udafite imikorere, kuko imbere yawe Imana yaguha imbago zawe. Ndabwirwa ngo uzaba umutunzi kugira ngo usapotinge umurimo w'Imana. Ndabwirwa ngo kandi Imana ikiza ijambo muri we ritazashira. Ubugingo bwawe bwanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uri umunyabugingo. Nabwiye ibintu bitatu. Imana yambwiye ngo waciye ahantu hakomeye, ariko Imana igukuzaho imbaraga zayo. Waciye ahantu hatandukanye, wigishwa n'Imana, warakarangitse. Urakarangika, uzi ikintu bita gukarangwa n'Imana. Hari ibyo yakwimye wari ukwiriye kwari kugira ngo izagukoreshe. Imana igiye kuzagukoresha mu buryo budasanzwe. Uzi ko uri umukozi w'Imana, ujya urota uri gukorera Imana mu nzozi zawe, bizaba. Uragira ngo nukubirota gusa, bizasohora kandi vuba. Ubu nyine tuvuge ngo birabaye. Kako se ko mutanyikiriza, birabaye yemwe. Imana izaguha adresse y'itorero ugomba gukorera mu murimo. Uyu munsi usengera he? Bugande ni usengera. Uri hano waravuye mu gihugu cy'Ubugande, uri umushyitsi hano mu Rwanda. Imana izaguha kuba muri uru Rwanda, kambihanure. Imana izaguha kuba muri uru Rwanda. Uko wavuye i Bugande ukaza hano mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uri umushyitsi, Imana niko igiye kuzaguha uburyo bwo kuba muri iki gihugu ukakiriramo umugisha. Ndabwirwa ngo izaguha urugo rwiza, izaguha ubuzima bwagutse, uzafasha bene wanyu, uzagaburira abakene, uzambika abambaye ubusa, uzafasha imfubyi n'abapfakazi. Uwiteka azakuzamura gushyira hejuru, kandi akuvuzeho ijambo rikomeye. Uzarama, ntabwo uzakenyuka muri bene wanyu. Imana izaguha kurama. Uzabaho kubera Imana ari ivuze ngo gira ute baho. Reka tuyikomere amashyi menshi, nabikwiriye n'umwungeri mwiza. Amen, amen. Uhumure, Imana izaguha inka nyinshi. Uyu munsi ufite zingahe? Ebyiri zonyine? Nukundi Buganda araborozi. Imana izaguha inka nyinshi 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 nyinshi. Hanyuma yo kuva hano mu Rwanda ugiye gukora urugendo rwo kujya mu kindi gihugu kitari cyo mu Rwanda. Imana izakujyanayo mu buryo busa naho butunguranye. Uzajyana n'abantu batatu. Abo bantu muzajyana, Imana izabaguheraho umugisha. Iryo rembo rizaba rifungutse, n'Imana izaba irikinguye kugira ngo ikwereke ubundi buryo. Nabonaga ugerayo ugasa naho ubonye icyerekezo cy'imikorere ukuntu, ariko igihe kiragera n'ubundi uvayo. Ariko uru Rwanda nubwo warukunze uzarubamo, kandi wararukunze. Wararukunze. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Imana imenya ibyo twakunze mu mitima yacu. Hanyuma reka ngutume ku babyeyi bawe. Ababyeyi bawe uzababwire ngo Imana ibakuyeho uburwayi budasobanutse, hari imyuka mibi barwaraga. Urabizi? Mumumbere mikrofone sindi kumwumva neza. Urabizi? Ubabwire, uzagereyo ubabwire ngo guhera umunsi umukozi w'Imana yabivuze mwabaye bazima, ntimuzongera kurwara ukundi. Ubuzima bwabo bubaye buzima, kandi iri jambo rihumanuye ubuzima bwabo. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Amen.
bajyaga barwara bati barwara amaguru. Rakoze cyane. Ni imyuka mibi bajyaga babatega ku miryango bakayisimbuka, bayisimbuka bakarwara. Umva, Imana irogora vanga Imana irogora irabarogoye mu izina rya nde rya Yesu. Nibyo bari bateza aho ngaho bitaye agaciro mu izina rya nde rya Yesu. Kandi ijambo ry'Imana rikorera aho ngaho nyine, ntabwo bisaba ngo ngeyo, reka da ihareba imenya n'ikibazo cyawe. Bakuraritse hano mu rusengero, ni wakuraritse nguze ninde yakuzanye? Ni wowe wamuzanye? Yo, mupfaniki ni anti wanjye. Ni anti wawe? Reka dukomere Imana amashyi. Ba anti muzana abashyitsi mu nzu y'Imana, ba anti bazana abashyitsi mu nzu y'Imana. Wakoze kumuzana. Hanyuma reka nkubwire ikintu Imana igiye gukorera cyihuse. Ukigera i Bugande uzasubiraho ryari Bugande? Next week. Next week. Icyumweru gitaha ukimara kugenda nta mezi abiri azashira, Imana izasatura ijuru, ugiye gutunga imodoka mu buryo butunguranye. Ugiye gutunga imodoka mu buryo bwa tuvuge ngo silipuri. Ariko hari umuntu byishimiye atera haleluya. Iyo twataramiye Imana iratugabira. Ubutaha uzaza ushima iyo modoka uyifite, uzagarukana mu Rwanda iyo modoka uyifite ushima. Nushaka nuzaze n'indege, uzayikandagira uyizane paka boda Gatuna, winjire mu Rwanda n'imodoka yawe witwaye. Ariko bati Imana yanjye bizashoboka byose ku Mana bigira ute? Uzi ko Imana yambwiye ngo imukuye mu butayu yicarira ugubwe neza. Amen. Amen. Haguruka wowe inyuma, wowe mu mama wowe haguruka wowe. Imana yambwiye ngo uhereye none imyuka bakohererezaga itaye agaciro. Ufite ibintu bikuniga bikakujwinyuza, nanjye ndaje mbikomeshe. Erega dufite Imana iturenganura. Niba abantu baturenganya kugira ngo batubabaze, Imana yacu ni Imana itugira ute? Iturenganura mu izina rya nde? Imana yambwiye ngo mwuka waguteraga ntabwo uzongera gukora ku buzima bwawe. Urabyakira utera haleluya nkumve di? Ko mbona uyitera gakeya nkaho urashonje. Wongera izamure cyane twumve. Amen. Amen. Hanyuma iyo myuka wayoherezaga, reka mbaha amakuru. Imyuka bakohererezaga icyo yagambiriraga no kugira ngo utazubaka. Ibyo urabizi? Ijambo rya kabiri, Imana irambwira ngo hari umunsi bari bagutanze ngo upfe, uragenda baragusengera, Imana igukuraho urupfu, ariko bari bagutanze ngo ube igitambo cy'umwaka. Ijambo rya gatatu, Imana irambwira ngo uhereye none amaboko y'uwo muntu wabikoraga Imana irayahambiriye mu izina rya nde rya Yesu. Deriwa sitolika shadariwa. Ariko Imana irahari badi, Imana irahari. Nubwa mbere waje mu rusengero nawe? Okay, wajya guza? Waje he hano? Naje hariya mwasengeraga ubushize. Hakurya ku Isangano. Yo. Imana irakubohoye. Imana irakubohoye. Reka nongere mbisubiremo, Imana irakubohoye. Amina. Warashatswe. Umugabo ntiyagiye ntiyigendeye. Ngewe ndategetse ngo nagaruke. Hoya ndategetse ngo agire ute? Kandi iryo jwi niryo umwuka wera. Amina. Umwuka wera arategetse ngo agire ute? Hari abagore batabyishimiye, none se muragira ngo muzamutware? Agaruke cyangwa ntagaruke? Agaruke cyangwa ntagaruke? Tuvuge ngo amen. Haleluya. Umva, telefone ye iraguhamagaye. Vuba bidatinze agiye kugushaka. Ubu tuvugana umwuka wera agiye gukora operasiyo yo kumubwira ati tahuka, tahuka,
tahuka. None hari gahunda yo kugira ngo ngo tahuka subira iwawe. Unindi wakuvanye agiye kugushaka, umwakirana imbabazi, umwakirana ubwuzu, aragarutse. Amina. Haleluya. Haleluya. Ijambo rya gatatu, ngaho muri Imana iguhaye ka business ko gukora. Ntiwongera gusonza, ntiwongera kuribwa n'inzara, ntiwongera kubaho nabi. Ugiye kwambara neza, ugiye gusa neza, kuko Imana yigarutse ku muntu imutindaho. Mu izina rya nde? Aha. Ngongera utere haleluya none. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ndaje ngusengere, ntabwo mwuka wongera kukuniga nk'uko wakunigaga. Ubuse ariko ni gute umuntu ashobora guhagurukira mugenzi we ngo amubabarishe kumusenyera maze nawe ntazanarujyamo? N'uwabikoze ni n'agakecuru kari aho ngaho gusa. Wagakecuru we ntuzongere gukora. Uhereye none mbivuze, amaboko yawe ndayaziritse, umutima wawe ndawuboshye, uzinuke uriya mwana w'umukobwa. Amuzinukwe mu izina rya nde? Tuvuge ngo biremwe nonaha. Biremwe ryari? Nonaha. Amen. Ntabwo mumva amen. Mwari muzi ko ibintu tuvuga bihita biba? Mwari mubizi ko bihita biba? Murabizi ko bihita biba? Haguruka mama, wowe Imana irambwiye ngo ntugipfuye, haguruka. Umwuka w'uburwayi wari ukuriho ukuvuyeho. Umaze iminsi urwaye, ugenda wumva uzungera, ukumva ikizungera, wanaryama ukacyumva ukakiryamana. Imana irambwiye ngo mbabwire muri aya materaniro yaragiye gupfa asa n'ukenyutse, kandi icyari kigiye kumwica se niki? Ariko Imana ni nziza. Dore ubu mubona umutwe we bari bagiye kuzamubwira ngo ubwonko bwe ntiburi gukora neza, akajya muri paralize y'akanya gato, akajya muri koma. Birangiye ryari? Nonaha. Birangiye ryari mama? Nonaha. Nubu urumva ikizungera? Nyine numvaga bihora bisamira. Birimo bisamira. Yaragiye gusamira bamutwara nyine. Tuvuge ngo aragaruka. Ariko hari abantu batadakundana. Yemwe agaruke. Mu byature hagaruke yemwe. Agaruke. Mukunda guherekeza? Ntabwo nemeye ko agenda. Abakristo batagira urukundo bakunda ibyago by'abandi, ariko bo ntibikabagere. Bibe ku bandi. Turavuze ngo ibyago ntibikabe kuri we, ntabwo ari bupfe. Tera intambwe uzusanga. Ndakora ku mutwe gusa, nirukana uyu mwuka w'urupfu. Mana nkorera iteka, ntegetse mu mbaraga z'umwuka wera, mpagaritse buri gitero cyose cy'umwanzi, buri mwuka wose w'ikuzimu, buri mbaraga yose y'umwanzi yari yagurutse kumira ubuzima bwe, ntabwo akigiye muri koma. Ibi byasamiraga ndabihagaritse. Soka muri we mu izina rya Yesu. Soka muri we, soka mu mutima we, soka mu bitekerezo bye. Ntabwo uzamutwara, arabaho. Urakoze kumukijije, urakoze kumubohoye, urakoze kumubereye maso, urakoze kumukiza muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Niye bakwandikiye kukubaga? Bahoraga banyandikira kumbaga i Kanombe ntibambaga. Wanze kujyayo? Najyaga njyayo nyine ngezahombura amafaranga nyine nkajya gusenga nkavuga nti nta kundi Imana niyo ndeba. Umva uko Imana imbwiye. Irambwiye ngo ubwo wandikirwaga kubaga ntabwo cyari igisubizo cyo kugira ngo ukire. Uyu mwanya nibwo Imana igukijije. Nta tangazo ryo kubagwa rizongera gutangazwa kuri wowe, kuko Imana yambwiye ngo ubwo bakwandikiraga kubagwa wagombaga kubagwa, none aho ubazwe hakagira ingaruka. Donge hakaba ibintu bigomeza bigaruka bitewe nuko kubagwa. Imana igukijije ijambo ryitwa kubagwa. Tuzabagwa, uzasaza utabazwe. Ubuzima bwawe Imana irabubohoye. Were none aho ubaye muzima mu izina rya nde? Ya Yesu. Munda yawe ntabwo uzongera kugira ikibazo ukundi. Amen. Amaraso ya Kristo Yesu agutwikire.
imbaraga z'Imana zikore ku buzima bwawe. Amen. Mana nsengera aya mazi ngiye asengera gusa, reka yanywe ahumanuke burundu. Ubwo atagipfuye umuhe amara mazima, umuhe umugongo muzima, umuhe impyiko nzima, umuhe amagara mazima uhereye ku mutwe ukagera ku birenge. Urakoze kubikoze mwami. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye n'umwungeri mwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ikintu cyiza, Imana irashaka kumukiza kugira ngo abe umutemuwe wo kubwira abantu ngo Imana ni Imana ikiza kandi ikora ibitangaza. Ariko Imana ikora ibitangaza. Uzi ko uyu munsi iragukorera igitangaza? Nabwiwe ngo Imana iragukorera igitangaza. Hari umuntu cyakira avuge ngo amen. Murasinziriye n'ukuri kose. Hari umuntu wumva avuga ngo Mana wankoreye igitangaza? Wabivuze ukavuga ngo Mana nkorera igitangaza. Erega iteraniro ntirisa n'irindi. Mwebwe murabyitiranye. Iteraniro rigira buri byaryo. Imana irashaka kugukorera iki? Igitangaza. Dore ijambo nahawe kubabwira uyu munsi ni ijambo riri mu Rwambere rwa Samweli ibice 11 rivuga ngo Nahashu Umwamoni araza abwira ab'Iyabesha ati nimwemera nkabanogora mw'amaso nkabihindurira igitutsi turajyana, ariko nimwanga nta gahunda turi bugirane. Ngo maze baravuga ngo twemerere gusa dutume intabaza iminsi ngahe 7, niyabura uwo kudutabara uzatugenza uko. Dore ijambo nahawe, nubura uwo kugutabara Satani asoza imigambi. Imana yawe nitagutabara iby'imigambi ya Satani ngaho byuzure. Yaravuze ngo rero Imana ndayikunda, yaravuze ngo umva ijambo yavuze, yaravuze ngo ntabaza ndagutabara. Ni bande baje gutabaza Imana bavuga ngo amen? Erega hari ibintu Satani yatubwiye, hari amakuru y'umwanzi, hari n'amakuru y'Imana. Umva amakuru y'Imana, mfite ijambo rivuga ngo ejo ku gasusuruko gusa uzatabarwa. Ejo ku gasusuruko, ntabwo byakira. Ejo ku gasusuruko, ejo ku gasusuruko uzagira ute? Uzatabarwa. Nino byakira, haguruke ku maguru ya tera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubutabazi n'ubwejo ryari ku gasusuruko. Ejo ku gasusuruko, ejo nk'iki gihe hari ubutabazi buvuye mu ijuru, hari ubutabazi buvuye ku Mana. Ndabona ibahasha yawe, ndabona ibaruwe wandikiwe n'Imana, ndabona kandi iyo baruwe iri mu ijambo rimwe rivuga ngo uratabarwa. Ngorera kuri uwo muntu mubwira ngo uratabarwa. Uragira ute? Uratabarwa. Nta kindi wari ukeneye, ni umukozi w'Imana. Iyo umuntu ahuye n'umukozi w'Imana ufite ikirere, uri mu kirere cyo kusatura ijuru, ukajya wumva hari amavuta yamanutse, kandi riteraniro ririmo amavuta pe, ririmo imbaraga z'Imana pe, ririmo ubwiza bw'Imana pe. Oria bosita rikasha. Haguruka, haguruka wowe. Umwuka w'Imana ari kumbwira ngo Imana ikurinze kurwara, kandi wari ugiye kurwara ugahwera. Ubwo burwayi bukuweho. Dore ubwo burwayi wari ugiye kurwara twari kukuvuza bikanga. Ndabwirwa ngo wari ugiye kuribwa mu nda, ukaribwa umubiri wose, ari ihembe bakoherereje. Dore Imana iriburijemo muri uku kwezi, muri uku kwezi. Vuga ngo muri uku kwezi umurozi wari ubiteguye amaboko yagize ute? Arahagaze. Mu izina ryande rya Yesu. Mbwirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo ikurinze ko bakwabura ubwenge, ugasa nawe ugenda usa nkaho nta bwenge ufite. Imana ikwiye icyo gitero cy'umwanzi. Haleluya, haleluya. Mana ndikumva rwose ndahanura uyu munsi kukoga, ndikumva hari ikintu Imana igiye gukora. Umva nkubwire ngo amakuru, Imana igiye kuguzamura.
hari igihe kigiye kugera umugabo wawe ntazongere kujya ahaha ukamugurira urukweto ukamugurira buri kantu kose ku yawe, ukajya umubwira atambara ikoti agashyiramo, shyiramo iswiti y'ipantaro agashyiramo, shyiramo urukweto rwiza, kandi uzamujyana ahantu hahenze atagiye, harya atinya avuga ati reka ntituragerayo, harya hahandi ubikunda kuba wumva wamugira mwiza, ugiye kubikora. Imana igiye kuguha uburyo, igiye kuguha uburyo bwo gukora. Hari akazi Imana igiye gushyira imbere yawe, ubuzima bwawe burazamuwe n'Imana, kandi uhereye none iyo sereri igufata Imana yikuyeho mu izina rya Yesu. Telikosite tikashari, ndabwirwa ngo hari uburinzi ku muryango wawe, hari uburinzi ku bana bawe, kandi uyu mwaka wa 2023 abana bagiye gutsinda ku rwego rwo hejuru, bagiye gutsinda mu manota y'ikirenga. Mbwirwa ikintu gikomeye, ishuri bigaho rigiye kuzahinduka, ubajyane ku ishuri ryiza vuga ngo ryiza. Iyo Imana yadutabaye twica abazimu, n'abana bacu bakajya kwiga ahantu heza hafite ukuntu bambara neza, bafite ukuntu bagerayo, bafite ukuntu bataha mu kinyabupfura, bafite ukuntu bagaruka, bafite uko hari igisuzuguro nabonye Imana ikwambura. Ndabwirwa ngo Imana igukweye igisuzuguriro. Hari abagore batazongera kukurebera ku rutugu, ndabareba n'ubu naberekwa n'amazina yabo. Hari abantu bareba ngo uzajya bagira gutya nawe ati muraho, kandi Imana imvugiye ijambo igiye kubaha imodoka byihuse. Imodoka irayitanze, imodoka irayitanze, imodoka irayitanze, imodoka irayitanze. Kongera kujya mwirirwa mutegatega fini termine. Yes, iyo dusenga turayisenga ikumva, iyo Mana turayisenga ikumva we, babyeyi turayisenga ikumva, bakobwa turayisenga ikumva we, yemwe turayisenga ikumva we, iyo Mana turayisenga ikumva we, bakobwa turayisenga ikumva we, iyo Mana turayisenga ikumva, yemwe turayisenga ikumva, itorero turayisenga ikumva we, iyo Mana turayisenga ikumva we, yemwe turayisenga ikumva we, yemwe turayisenga ikumva. Amina, haleluya. Umva, tureba ugiye kuryoha mu rugo rwawe, iterambere riraje. Hari ikintu nabwiwe uyu mwaka mu kwa 12 Imana igwaye kuzasohokana umugabo wawe, uzamujyana ahantu umubwire ngo tuza sheri, Imana yanjye hari akantu, kuko nagiye kubona mbona amezi akurikirana murimo muraremerwa ishimwe, kandi iryo shimwe ni iry'ibifatika, si ikintu gitoya, ni ikintu kizaba kinini, kandi n'umugisha ugiye kuzaba uruhererekane, kuko hari intambwe Imana iteza umuntu ntasubira inyuma. Sinzu ni mwarimu wabivuze ngo Imana ntabwo igambiriye kudusubiza inyuma, ahubwo igambiriye kutuzamura. Nibyifuza kudusubiza inyuma, iraje ibidukubitire mu izina rya nde? Ibyenda kugusubiza inyuma ibigukubitire mu izina rya nde? Rya Yesu. Hari abantu bahora biteze ngo uzasubira inyuma. Ayiwe, iyo twawe n'Imana igufasha ukuboko, nta wagusubiza. Siko bajya baririmba, nta wayikoma mu nkokora, nta wayikoma. Duhagaze nta wayikoma mu nkokora, nta wayikoma.
izabikora ibyo yakubwiye uri mu butayu usenga we no kubikora izabikora we ibyo yakubwiye uzamuka akanyarira we no kubikora izabikora ibyo yakubwiye mu materaniro uje gusenga no kubikora izabikora nawayikoma we nawayikoma mu nkokora we ariko umuntu ufite haleluya nayizamure ntacyo bitwaye ukuri kose umva hari ijambo njya nkunda rivuga ngo abisirayeli ubwo bavaga muri Egiputa ngo bagiye bashinze amajosi nubona ucitse amaboko y'umwanzi ujye ugenda ushinze ijosi uvuga ngo imana yanjye igize ute irahambaye imana yanjye igize ute irahambaye reka nkubwire ijambo mfite ni rimwe gusa ejo kugasusuru turata umva igitangaza ni none igitangaza cyawe ni ryari no hari umuntu uri kunyumva yakirira ijambo avuga ngo amen wowe inyuma umva imana iri kumbwira ikintu imana irambwiye ngo umuryango ucururizaho nagiye kubona mbona umuntu azindutse igitondo arawuhumanya uracuruza hehe nagiye kubona mbona arawuhumanije ngiye kubona mbona urataye wari uri gukora none byarangiye gutyo uhombye urataha oh my goodness hari imana igikora nabwiwe ijambo rimwe uko bagucyuye bigutunguye usubiye kuri seta gukora bitunguranye uko babikoze ugataha utunguwe niko usubiye ugize ute utunguranye uyu mwanya tuvugana akira amafaranga akira igishoro letita laka siteti ya shaibo deni wasito tika shaibo eni washatali ya sidebo edi wasito tia shaibo kandi umva amakuru ariko ijuru ni ryiza yemwe uzi ko ariko muraza gutuma tukama menshi kandi iyo twakamye turanywa tugahaga Bwana asifiwe mbwirwa ikintu gikomeye warwanijwe n'imbaraga zikomeye ariko utabawe n'imbaraga zikomeye Imana irambwira ikintu barakuroza ubundi wagombaga no gupfa n'ubucuruzi bugapfa biragenda Imana irambwiye ngo wakuroze yari yaguhaye iminsi Imana iguhaye imyaka yo kurama
imana iguhaye imyaka yo kubaho, imana iguhaye imyaka yo gukomera, imana iguhaye imyaka yo kwaguka, imana iguhaye imyaka yo kurama. Delikasito tili wala sidebo eni washita tia. Mbwirwa ikintu gikomeye, ndabwirwa ngo ubucuruzi bwawe babugiriye Tanzania, ibyo bakoresheje babikuye Tanzania, baragenda baraza barabikora. Dore ahantu babicishije harimo n'umuntu umwe w'umusiramukazi. Umva amakurusha siku ya leo, uyu munsi wa none imana ikugarutseho, itanze itegeko. Uku kwezi, uyu mwaka urabona imbaraga zirengera abayo. Uku kwezi, uyu mwaka uragarukaho n'Imana. Imana nkorera igusubije ku muhanda gukorera mu muryango wawe, udasangiye n'undi muntu, udasangiye n'undi muntu uwo ari we wese. Dore umuryango urakingutse, dore igishoro kiratanzwe, dore umutahe urabonetse. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye n'umwungeri mwiza. Tatilikiteleko sototia shatabazima edi wa shata la kasia. Prophesy. Totia si totika shata liwa. Prophesy. Debai si dodea sha. Nibyo rwose tu. Teleko si teta. Doniko su totili wala shaiwa. Enibo si totika shata dika saibi. Ariko mwuka wera urahahana. Ariko umuntu uri kubyumva natera. Haleluya, 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 haleluya. Kandi ijambo rya nyuma, Uwiteka azakubakira urugo rwawe rukomeye, uzasoza ufite urugo rwiza, amakuba ahuye nayo yose azibagirana. Elibisite rekeseto tila sika shaibo. Wakoze kwizira mama hano ni w'abahanuzi, kandi Imana iravuga igasoza. Icyo nyikundira Imana yanjye, iravuga ikagira ute gasoza, iravuga igasoza. Haguruka wowe inyuma, uwo musore wowe undeba, waturutse he? Waturutse Kimisagara? Ninde wakuyoboye hano? Ariko Imana izana abantu ni nziza. Umva uko Imana yambwiye. Ijambo rya mbere, yakurinze umuryango w'inzu y'imbohe, Satani yawukinguye. Imana irambwira ngo uhereye none igiye kugukingurira umugisha wari ufunze, kuko imbere yawe hari urugi rukinze. Nagiye kwerekwa mbona urugi rurakinzwe, mbona aho uciye hose ndagicamo. Uri mwiza ariko nta mafaranga, urasa neza ariko nta kintu wifitiye. Imana irambwira ngo ikinguye imiryango bidasubirwaho. Umwaka utanga iki gihe tuvugana, uzaba uhagaze ahantu heza, mu mwanya mwiza, umwanya w'icyubahiro ufatika. Uzajya ubwira abasore bagenzi bawe, babwire ngo Imana iratabara, iravuga igasoza, kuko n'Imana itabeshya. Tari wasita lika sidebo. Dore ya Mana uko ibigenje, dore ya Mana uko ibiremye, dore ya Mana uko ibisubije, dore ya Mana ibyo inkoreye. Abenshi bazaririra imbere yawe, abenshi bazajya bavuga ngo byagenze bite. Uzababwire ngo mu ijuru hari Imana ivuga igasohoza. Iguhaye akazi, iguhaye akazi k'umugisha, iguhaye akazi utazaririramo, iguhaye akazi kazakunezeza. Dore ufite business mu mutwe wawe, hariko wabuze umusiponso. Imana ni siponso wacu, igiye kugushyigikira, igiye kukwiyereka. Uku kwezi kwa munani n'ukwezi kw'icyenda n'ukwezi kwa 10 uzaba ufite amashimwe y'ibyo nkubwiye. Oh lo zamamaza intsinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara, ndananirwa. Zamamaza intsinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara, ndananirwa. Zamamaza intsinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe,
kunesha we imbaraga ni za Yesu cyubahiro no kunesha nabyo niwe tangiriro n'iherezo ni Uwiteka arakomeye kunesha n'imbaraga ni ibyawe imbaraga ni za Yesu cyubahiro no kunesha nabyo niwe tangiriro n'iherezo ni Uwiteka arakomeye. Abari hano bamvugiye ngo amen. Hallelujah. Umva wowe uhagaze uhereye none Imana yishyuye amadene yawe yose, abakwishyuza birarangiye. Imana irabagusubirije akantu ku kandi noted do igenda ivivura birarangiye. Kabiri, Imana ikujyanye ahantu ugiye gukorera ubucuruzi kandi ubwire umugabo wawe ngo Imana imuhaye akazi. Mugutumyeho mumbwirire nubwo ntamuzi, umubwire ngo Imana igize ute, imuhaye iki? Imuhaye iki mama? Imuhaye iki? Aragafite se? Afite akazi? Yagakura hehe? Imana itanga iki? Akazi. Kandi umubwire ngo yanze ko ajya mu cyaro, bitekerezo byo mu cyaro birangirira aho ngaho. Umva, ubucuruzi bwawe bwarahombye, bwarashizeho, ngaho genda utangire kuko Imana ari igutangirije. Hanyuma ubwo ujya gutangirana n'Imana uzamenya ko Imana ari izamura umuntu ikamuzamura. Hanyuma bakuriwe bagana bari bazi kuzamwaruka buri yujya bakorwe n'isoni. Vuga ngo bakorwe n'isoni. Bakorwe n'iki? N'isoni. Bakorwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah. Hari umuntu uri kukwishyuza nabi, Imana imugukijije neza. Arimo arakwishyuza nabi, arimo aragutesha umutwe ukabura umuhungira. Imana imugukijije neza, iramugukiza. Data arakiza, ajya dukiza imyenda. Yigeze hari umugore bari bagiye gutwarira abana, Elisa hageze. Vuga ngo Elisa hageze, atanga igisubizo, abana bagaruka mu rugo. Dore icyo abakozi b'Imana dushinzwe ni ugutanga ibisubizo by'abana b'iki. Umva, none ndumva hari igisubizo cyawe mfite uyu munsi, ndumva hari igisubizo cyawe mfite. Imana yambwira uri mubwiriza, irambwira ngo iguhaye ministry fatika y'umurimo wayo. Ugiye kwimikwa ku mugaragaro ku bupasiteri, ugiye gusengerwa, ugiye kuyobora itorero. Igihe cyageze, umunsi urasohoye k'iryo jambo ryuzura. Kandi Imana irambwira ngo ni hano muri Kigali. Ijambo rya kabiri, nabwiye ngo igiye kukwimura igitaraganya kugarura i Kigali, ukorera umurimo i Kigali. Guterera imisozi bigiye gushyirwaho iherezo. Uzi ko Imana we dutaha ikajya itahana natwe, reba aho tuzamuka tukananirwa garuka. Ikwigije hafi, igiye kuguha inzu nziza, igiye kuguha inzu iri mu gipangu, igiye kuguha inzu idekoye, igiye kuguha inzu igaragara. Dore ikwicaje muri iyo nzu neza, ntuzayisonzeramo, tuzayicirwamo n'inzara. Imana izaguha kwigisha abana bawe neza. Umurimo ugiye kuwukurikiranira he? I Kigali. Kandi amavuta yihuse araje. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye n'umwungeri. Nabwiwe ngo uhumure, nubwo waciye mu bibazo bikomeye, Imana igiye kugutabara. Kandi uzaba umukozi w'Imana international, uzavuga ubutumwa. Imana iragutoje igihe kirekire, ariko ugezaho ugiye gusohoka mu butayu, ugiye kwambara imyenda itari y'ubutayu, ugiye kurya ibiryo bitari by'ubutayu. Imana yambwiye ngo igiye kukwinjiza ahantu itorero rizakumenya nubwo ritari rikuzi. Hari abakozi b'Imana batazwi kandi bari ahantu ugiye kumenyekana. Nabwiwe ikintu gikomeye, ntabwo urubaka, Imana igiye kukubakira. Igiye kuzaguhaho gutura heza, hazima, haryoshye, ku buryo umugore wawe akorera Imana. S'il vous plaît, umugore wawe yitanze amaramaje, umugore wawe ntiyisigarije.
ara tendency ya buri munsi Imana ireba irambwiye ngo mugiye kuba mu minsi yo kugororerwa. Imana irambwira ngo igiye kubatabara, mugiye kuzakomera, mugiye kuzemerwa, mugiye kuzahabwa agaciro, mugiye kumenyekana, kuko igihe cyo kumenyekana kwanyu kirasohoye. Imana ikuvanye mu butayu ikwinjije muri Kanani yawe. Hari amasezerano atatu Imana yambwiye ngo nukuri rirahiriye, igiye kuguha ikinyabiziga muri kado mu mpano. Jambo rya kabiri, Imana irambwira ngo inzu nziza ugiye kuzayiryamamo ari Imana iguhaye. Icya gatatu, eribosita lakashatalaba edibosia shay, mbwirwa icya gatatu, Imana irambwira ngo ugiye kujya wambara imyenda mishya, amakote mashya. Ugiye kwambara ibishyashya kuva hejuru kugera hasi. Wambaye ubusa ariko ugiye kwambara, wasaga n'usuzuguritse ariko Imana irakurinda, ikurinda kwandagara, izakuba hafi, izagukomeza, izakubaka. N'Imana itabeshya. Reka tuyikomera amashyi n'Imana nziza. Eta diko site taisha. Wowe w'inyuma aguruka marineti. Imana yambwiye ijambo rikomeye. Imana yambwiye ngo uhereye none umusozi wari imbere wawe uritse. Hari umusozi witse ubu tuvugana ugiye kwikuhinduka iki? Amataba. Mbwirwa ijambo rikomeye, ugiye kuzavuga Imana wabonye utabwiwe. Ugiye kubwira abantu buryo Imana itabara uruhererekane. Imana igiye kukuremera. Ijambo rya mbere, amahoro y'igihe kirekire yo mu mutima. Ijambo rya kabiri irambwira ngo mu rugo irinjiye, ije guturisha ibyari byahagurutse. Letili sikasito tika shaibo. Mbwirwa icya kane, Imana irambwira ngo nkubwire ubwo burwayi bwagiye buza. Imana irambwira ngo igiye kubwima inzira, ntibuzongera kwinjira kuko Uwiteka atanze urukingo ku buzima bwawe. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo uko mwagiye mugira inyatsi batwara imugisha, Imana irambwira ngo nikigaruye ibyanyu, kuko Imana igigarura ibyacu ku munsi twasenzeho. Imana igiye kugarura umugisha wawe, Imana igiye kugarura amahirwe yawe, Imana igiye kugarura ibyicaro byawe, Imana igiye kugarura birya bintu Imana ari yakoze ukabona bigiye nk'umuyaga. Uwiteka kugarutseho kandi amahirwe wakiriye ntabwo uzayanyagwa. Niko Imana ivuganye nanjye. Reka tuyikomera amashyi abikwiriye n'umwungeri mwiza. Umva uko Imana ivuze. Uwo mwana yakubereye inkingi wegamira ku munsi w'umubabaro wawe. Irambwiye ngo igiye kumukorera igitangaza kizatuma hari abacishwa bugufi bakamenya ko Imana ishobora bingahe. Ntabwo munyumvishije bingahe. Imana ni nziza. Haguruka wowe. Ninde mwakundanaga araguta usigara ufite agahinda? Yaragiye none uri kurira. Fa kumuta. Ubusa urarizwa niki? Mukunzi wawe yaragiye none uri murarira. Umva uko Imana ivuze. Irambwe ngo ntihongere kurira kandi ndikeneye no kongera kubona urira. Uranyumva? Ijambo rya mbere, Imana igiye kukwihera umukunzi, ureke kuyoba ngo ufite umukunzi. Va ku kiriyo cye. Kuyisha amaneno. Imana iguhaye inshuti nziza. Ubu tuvugana ugiye kumuzana hano mu rusengero. Azasenga. Inshuti iguhaye irakijijwe. Inshuti iguhaye muzabana. Inshuti iguhaye muzatindana. Inshuti iguhaye ntizakubeshye. Inshuti iguhaye izakubwiza ukuri. Va kuba kubeshye. Ntwongere no kurira, ntwongere no kwima. Warayurira ijoro ryose bugukeraho. None se ubwo warizwaga niki? Wabaye muti? Mujya mubareka bagenda, Imana iduha abacu nyabo. Dore Imana ikwihereye uwawe, uzajya uvuga ngo sheri ati bebe eyambi nyonyo. Naho uri yari kuzakurira mu nzu utabizi. Mana ndamutembereje Nyabugogo, Kimisagara na Kimisange, azagende. Ejo bundi ugiye guhura n'umusore, ijambo rya mbere azakubwira ngo twasenga, uzahita umuzana. Nzahita mbasengera, ibintu byawe bizahita bigira ute bicamo. Dore Imana ikwanuye mu nzira, ikwanuye ku muhanda wari ugiye kuzandagara.
dore Imana yakuvanyeho wowe wibwiraga akagukunda kandi yari afite 6 ubwo se wari kuzaba wa 7 akakujyana warangiza ukarara nta n'isoni tuzongere kurira umvishe ibyo mvuze tuzongere ubwo ari kubaza amakuru ngo ngazagaruke ntabwo azagaruka nta nubwo azigera na gutelefona kane tuwake ndagahagaritse burundu kuko n'ubundi nta mumaro we vuga ngo amen none urabyakiriye amen erega abakobwa musige mufite ibibazo ngo barabata mukiyahura njye mugabanya mwiyahurire muri Yesu hari icyo bitwaye nimurira muririre muri Yesu amen ucyuririra mu mashuka kandi uwo muntu utaranamubyaye mutanavindimwe umuntu mutavindimwe mutavukana uramushaka iki reka Imana izaguha kwitaho azakuvura inguma zose ikibazo mwitanga cyane murirekura mwagiye mwifata ubwo icyo mvuga aracyumva abirekuye Imana ibabarire sibyo ra bivuga nibyumvikana babye abana bacu mujye mwifata mugire discipline nk'abana b'iki Imana umuntu nagukunda ujye umujera umurebe neza umubare urebe ibyo agukundiye niba ari ibindi umukubita w'inyuma hanyuma nubona afite intego muzijyane ku rusengero muzisengere Imana ibaha umugisha reka twongere Yesu amashyi menshi arabikwiriye kandi urebe gusohoka n'ibyago dore uriya namushakaga nari nahawe message yawe haguruka aho ngaho uri gutambuka Imana yambwiye wicaye hariya ndabwirwa ngo ntiyagire ijambo rikubwira kujya kwa muganga ngo hari ibintu ujya gushaka by'imiti ngo uranywa Imana itanze igisubizo nta mafaranga yawe agomba kugenda Uwiteka agiye kubikora Uwiteka agiye kubirema ibyari inama z'amafaranga no kujya kwa muganga nizihagarare ibyo bitekerezo nibihagarare Imana iragusubije kuri uyu munsi ejo kugasusuruko kw'ijambo ufite erega ndarigarukaho Imana igiye gutanga igisubizo cy'umuryango kwa so bukwe barasubijwe kwa nyoko bukwe barasubijwe imitima ari bahagazemo nibatuze Imana iratanze igisubizo reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikorera ugiye kurota inzozi z'icyo gisubizo mvuze uzabirota neza bimeze neza ukwezi kutarenze ukwezi kwa 10 bizaba bimeze neza donc urasoza umwaka uvuga ngo ninjye wa mugore ninjye wa mugore rega ninjye wa mugore pastor ninjye wa undi waje ndushye pokea mama pokea ariko man nta cyiza ko guhanura ukunze abantu uri guhanurira baravuga ngo uhanura wese ahanurire muki ko numva mbakunze ndabigenza nti mwokagira Imana ko mbakunze ndabaheka ko mbakunze nanjye murankunze ndaduhoberane basigira gutya ngo pastor araguhobeye ndaguhobeye mu izina rya Yesu ndaguhobeye mu izina rya Yesu mwarimu wanjye ndaguhobeye mu izina rya Yesu kandi ngukunda cyane ndagukunda I love you amen ndagukunda madama kumboberere ndagutanze umumboberere mwarimu nyawundi moberera mwarimu ubwire ngo turagukunda kandi cyane amen